Si ibihe byiza kuri mwe mukomeje kugenda mukurikirana Fisherman TV, reka tubifuriza ibihe byiza kuri mwebwe bantu mukomeje kugenda mukora like, share and comment. Reka tubabwire ngo mukomereze aho kandi Imana ikomeze igende ibaha umugisha. Nk'uko musanzwe mumenyereye rero, twinjira dufite ibyo kubaha cyangwa se buri gihe tuba dukora tuteganya ko abantu bacu bagomba kuba babona ibintu byiza bimeze neza kandi byabagirira n'umumaro. Ahangaha nk'ibisanzwe rero twinjiye kuri etape ya mbere, ni uburyo bwo kwiga piano cyangwa se uburyo bwo kwiga gucuranga nk'ibisanzwe. Piano rero ahangaha dufite urayibona ni piano iri digitale cyangwa se muri ubu buryo bugezweho. Izi piano zigezweho ariko iri mu bwoko bwa Yamaha nk'ibisanzwe, urayibona ukuntu imeze ahangaha. Rero reka dukomeze tugenda tubasobanurira uburyo ki ushobora kuba wakwiga piano mu buryo butakugoye cyane. Mbere ya byose ariko, wowe utarakora kuri piano na rimwe, reka tukwereke iyi etape ya mbere kugira ngo ize kuba yagufasha. Ahangaha tuhafite icyo bita volume nk'ibisanzwe. Iyi ni volume ya piano. Ahangaha tukamanuka tukagira icyo bita pitch bend nk'ibisanzwe. Ahangaha tukagira iyo bita moderation, tukagira hano volume ebyiri live control, tukagira hano icyo bita hariho inyuguti ya A, C, PM cyangwa se accompagnement. Ahangaha hari n'andi matushi menshi agiye atandukanye ariko ndakeka ibyo ngibyo biba ari iby'ingenzi. Tukaza kugira hano irindi tushe, itushe sinzi nimba uri kuza kuribona neza. Iri tushe ryanditsweho expansion user. Ni tushe riba ryagufasha mu gushyiramo za ngoma ziba zirimo hariya cyangwa se beat ziba zirimo hariya zo kugenderaho ziba muri piano nk'ibisanzwe. Volume nayikweretse, ariko ahangaha tuhafite itushe ryo kwatsa. Ubu rero tugiye gutangira no kwatsa piano yacu. Piano iyo umaze kuyishyira aho igomba gucurangirwa, manza kureba nimba intoki zawe zisukuye neza ari nta kibazo, kugira ngo utaza kwangiriza igikoresho cyangwa se igikoresho kikaba cyajaho n'umwanda, nyuma yaho bikaza kuba byatuma kitagira uburame. Ahangaha rero piano iri ku meza nk'ibisanzwe cyangwa se aho icurangirwa. Reka twinjire no kuyatsa. Kuyatsa rero uraza ukande aka kantu ka hano, iri tushe ryo kwatsa. Ahangaha urabona hejuru hariho aka kamenyetso musanzwe mukazi nyine ahantu henshi mu buryo bwo kwatsa. Ahangaha ubu turakanze, reka twatse piano yacu. Ubu piano yacu turayicanye iratse. Yes, piano yacu iri kwaka rero. Wayibonye piano yamaze kwaka ahangaha. Piano uri kumva ko piano iri gukora nk'ibisanzwe nyine. Ahangaha rero ukimara gucana piano, tugiye kuza kwiga akantu gatoya kugira ngo kari kumwe n'izi etape cyangwa se kafatanye no kuba tumaze kwiga aya matushe. Turaje hano kuri piano. Piano hano ifiteho amatushe mu buryo bw'umukara, guhera hano ugakomeza ukageza hirya, ukongera ugahera hano nanone ikagira ikagira amatushe y'umweru. Nereka ariko tubivuga amatushe y'umweru cyangwa se nituza kuvuga ngo ni amanota, sinzi uko biraba bivugitse, ariko aya ni amatushe nk'ibisanzwe. Iyi keyboard yose muri kuyireba uko iteye. Turaza dutangire hano hamanza, tuhafite hejuru dutangira n'itushe ry'umweru. Hejuru y'iryo tushe hari amatushe abiri, ngaya amatushe abiri. Ukaza hirya y'aho gakeya ukongera ukahabona amatushe atatu y'imikara.
aya matushe y'imikara iyo uri kwiga hano mu mukara, iyo uri kwiga aha ngaha mu mukara, iri tushe rya hano usa n'uryimuye rikaza hirya hano, muri kubona ko nanone hariho andi matushe abiri y'umukara, ugahita ufata aya ngaya. Iyi ngiyi ubu mfashe iba ari do mu buryo bw'umukara, ariko aho tugiye kwiga ni mu buryo bw'umweru. Ya matushe y'imikara ngaya abiri, iyi ni do, ugakomeza ukaza ukagera hahandi hari andi matushe abiri y'imikara ngaya hejuru hano, atandukanye n'aya atatu muri kureba aha ngaha, aya abiri y'umukara. Iyi nayo ni do, ugakomeza hirya ukarenga ya matushe atatu y'imikara, ugakomeza hirya ugasanga ahandi matushe abiri y'imikara, iyi nayo ni do, ugakomeza hirya ukarenga andi matushe atatu y'imikara, ugakomeza gakeya ukahabona amatushe abiri. Iri tushe ribanza ku nota, ku tushe rya mbere ry'umukara, iri ribanza hasi ni do, ugakomeza ukagera ku yandi matushe abiri y'imikara, iyi naryo, iyi ni do, ugakomeza ukagera kuri ya matushe atatu, ugakomeza hirya. Muri kubona ko nta rindi tushe ririyo, kubera ko nta rindi tushe ririyo nyine ubwo iri tushe ritangira risoza hano, iyi nayo ni do, ugakomeza hirya. Ubwo hari n'izindi piyano bitewe n'ukuntu biba bimeze, ziba zikomeje hirya. Reka twigarukire rero tuze kureba ya manota yacu ahangaha uburyo ashobora kuba yacurangwamo. Turebye hano hejuru, aha hejuru hariho amanota abiri y'imikara. Aya manota y'imikara abiri ari aha ngaha, ndaza gufata iri nota riri hano. Ni uburyo bwo gucuranga mu buryo butakugoye nyine, cyangwa se kwiga gucuranga mu buryo butagoranye, ku buryo uja gushiduka ugashiduka uri gucuranga n'indirimbo. Iri nota ni do, tuze gushiramo akajwi ka yego. Reka dutangire iri nota rero, reka dutangire. Iyi ni do, iyi kaba re, iyi kaba mi, iyi kaba fa, iyi kaba sol, iyi kaba ra, iyi kaba si, iyi kaba do nanone, kubera ko twageze kuri ya manota abiri y'imikara. Aha ngaha wowe ufite piyano mu rugo, cyangwa se uhura na piyano buri munsi, aka kantu ugomba kukitegereza cyane. Impamvu tutagiye, hari ukuntu umwarimu ashobora kukwigisha ugasanga ibyo ari kukwigisha nyine yabigize ibintu bikomeye cyane, no kubifata bikaba byakugora. Ariko ushobora no kuba utarize amashuri asanzwe, ariko piyano ukaba wayicuranga bitewe n'uko uburyo umwarimu wakwigishije yaba yarakwigishijemo. Aha ngaha gendera kuri aya manota abiri yo hejuru, aya matushe abiri, uze gufata iyi ni do. Twagarutse hano, reka twongere tugasubiremo kuri ya manota yacu abiri ngaya hano. Aya manota yacu abiri turaza gufata ngo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Uri kubona ko biri kurangirira nanone kuri ya manota abiri aha ngaha. Ka tugasubiremo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Yes, utu tuntu rero uba ugomba gukomeza kugenda uratwitoza. Aya niyo manota, aya turi gucuranga dore mi fa sol la si do. Nibyo uba ugomba kwitoza. Noneho ikigeretse kuri ibyo, ukabikora uririmba nyine iyo ndirimbo dore mi fa sol la si do, ukayikora ukabikora uririmba. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe, tuzakurikizaho indi etape ikurikira, ariko ugira ikibazo ushobora kubyandika muri komenti tukaza kuba twanagusubiza, cyangwa se wavuga uti hari ikiba gikwiriye guhinduka mu buryo bwo kwigisha, tukaba twagira ute twabihindura nabyo bitewe n'ukuntu wowe wabyifuje, ariko aya manota uyakurikiranye wabyumvishe uyakurikiranye mu minsi nk'ingahe waba watangiye kugira ute gucuranga indirimbo. Ibi nta bindi ndi gucuranga ni bya bindi dore mi fa sol la si do. Reka tuzakurikizeho rero indi episode ikurikira. Ibihe byiza kuri mwe.